yareraga baba iwe mu rugo. Mama Pasiteri twakomeje turavugana ariko marerezuma telefone yaje kuva ku murongo, telefone yaje kumuzimana. Urumva deja ni ibintu byaje bitunguranye, bivuze ngo ashobora kuba atari yacaginze telefone. Telefone yaje kumuzimana ariko nihuse mu byo twavuganye yambwiye yuko mu modoka Pastor Theogene yari yitwaye. Ufite Pastor Theogene yavuye mu Rwanda ajya muri Uganda muri gahunda nari buvugire hano, agenda yitwaye, yari kumwe n'umukameramani we. Hari umusore w'umukameramani wakunda kumufasha gufata amashusho cyangwa no kweditinga bya biganiro cyangwa se za nyigisho mwabonaga kuri chaîne ya Pastor Theogene. Uwo nguwo niwe bari kumwe witwa Daniel, bari kumwe mu modoka. We nsanzwe muzi. Yes, reka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko aho muri mu bice binyuranye by'isi ibintu bimeze neza. Ku muntu bitameze neza mu buzima, iteka nkunda kubabwira ngo tujye dukomera, tujye twihangana, tujye twumva yuko ubuzima tubamo niko bigenda. Mu buzima turishima, mu buzima turababara, mu buzima tubona ibyiza, mu buzima tubona ibibi. Ni ibintu nkunda kubabwira kuva ku munsi wa mbere, kuva namenyana namwe, kuva natangira aka kazi ko gukora ibiganiro cyangwa se kuganiriza abantu mu ngeri zinyuranye, duhanahana cyangwa dusangira ubumenyi na experience z'ubuzima. Nkunda kubabwira yuko mu buzima tunyuramo iteka duhura n'ibicantege, iteka duhura n'ibintu biturushya, bitugora, sinzi bituma tutabasha kuryoherwa n'ubuzima, bituma tutakira ibyadushyikiye cyangwa ibyatubayeho. Nibwo buzima, niyo si tubamo. Nta muntu ku isi uzarinda yivaho yishimye, iteka birangira tubabaye, ariko niko bikwiye kugenda mu buzima. Iyo byabaye bibi tugashimira Imana, ngira ngo nicyo ijambo rivuga. Hanyuma n'igihe byabaye byiza tukazirikana yuko hejuru ya byose hari Imana. By'umwihariko mfashe uyu mwanya wo gufata iri jwi kugira ngo agire ibyo mbasobanurira, by'umwihariko nyuma y'uko tumenye inkuru mbi y'urupfu rw'umuvandimwe Pastor Theogene. Benshi mu muzi kuva yatangira gukora ibiganiro kuri YouTube, by'umwihariko yabanje yakoreye ikiganiro ku Iyobokamana TV. Nyuma hashize icyumweru ndamutumira, hari muri 2018. Ngira ngo inkuru yagiye yivuga ntabwo ndi bubisubiremo. Kugeza uyu munsi mwaramukunze, mwaramushyigikiye, afite benshi yafashije muri ubu buzima tubamo. Hari benshi yahinduriye ubuzima, hari benshi mwamushyigikiye, mwamufashije gukora umurimo yakoraga, umurimo yari yarahamagariwe. Ariko mu masaha ashize yaje kwitahira, yitabye Imana. By'umwihariko inkuru ye nayimenye mu masaha y'ijoro ryo kuri uyu wa kane. Uyu munsi turi kuwa gatanu, ubwo ndi gufata iri jwi nahamagawe n'umugore we. Muzi neza ko uriya muryango ni inshuti zanjye mu buryo bwihariye, uretse kuba twarakoranaga ibiganiro, ariko ni abantu by'umwihariko mfite ku mutima. Ni abantu ku giti cyanjye nzi neza ko nashyigikiye cyangwa nafashije, kugira ngo mubamenye, munashyigikire umurimo wabo. Nihuse Mama Pasiteri, nk'uko Pastor Theogene yakunda kubivuga, Uwanyana Asia, nasanze yampamagaye. Utuvugana ntabwo ndi mu Rwanda, ndi ku mugabane w'Uburayi. Nasanze yampamagaye inshuro nyinshi, yahamagaye telefone yo mu Rwanda ntiyacamo, akora uko ashoboye nsanga kuri WhatsApp, nsanga yampamagaye inshuro nyinshi. Nari mu modoka mva mu mujyi wa Paris, aho ndi njya ku icumbi aho cumbitse. Nuko Mama Pasiteri yampamagaye, by'umwihariko ubwo nabonye
telefone ye, nabonye telefone ye nasanze yampamagaye mu saa tatu n'igice. Nahise muhamagara mu buryo bwihutirwa kubera uburyo nasanze yahamagaye inshuro nyinshi. Nahise ntekereza yuko bishobora kuba biri urgent kubera yuko n'ubundi yaramaze iminsi we n'umugabo dukorana meetings, duhura tuganira, hari umushinga bashakaga gukora, nabo ndaje mbagarukeho mbabwire. Burya tujye tumenya yuko iyo umuntu ari mu minsi ya nyuma hari igihe byiyumvamo, hari igihe yumva yuko ari cyo gihe cyengera ngo cyo gutaha cyangwa se ari cyo gihe cye cya nyuma. Hanyuma mama Pasteur turavugana, ndamubwira bimeze bite, numva ariko afite ubwoba. Telefone yahise ivaho, muzi network zo mu Rwanda banatuye ahantu hasa naho hitaruye umujyi gatoya, ntabwo hari network yuzuye. Nsanga n'ubundi umuntu witwa Plaisir Ntaganzwa, Plaisir kuri Zaburi Nshya, nsanga yampamagaye, nsanga nawe sinabashije kumwitaba, bintera ikibazo. Nibaza impamvu Plaisir arimo aramvugisha mu masaha kandi azi neza ko ndi mu Burayi. Numva ntabwo ndi kubisobanukirwa. Nahise nongera mpamagara mama Pasteur, ariko ngitangira guhamagara mama Pasteur mbona Plaisir ampaye message kuri WhatsApp ngo wamenye ko umuvandimwe Pastor Theogene amaze gukora impanuka kandi apfuye. Nahise nitira, numvise ibyo bintu bidashoboka. Ubwo nibwo mama Pasteur nawe afashe telefone, turavugana, ndamubwira mama Pasteur ibintu abantu bari kumbwira kubera ukuntu abantu bazi yuko ndi inshuti ye cyane. Buri muntu yambazaga kugira ngo amenye information ya nyayo, yumve niba ibintu biri gutangazwa cyangwa ibintu biri kuvugwa byatangiye ari ibihuha, niba ibyo bintu ari byo. Mama Pasteur arambwira ati nibyo, bambwiye yuko daddy yakoze impanuka yapfuye. Numvaga akomeye pe, numvaga akomeye n'abantu twe twicaranye muri famille. Numvaga nyine bambwira yuko ashobora kuba ari ikibazo cy'ihungabana cyangwa se kubyakira agahita yakira yuko byabaye. Numvaga akomeye ku buryo byanteye ubwoba. Ndongera ndamubaza neza, wabajije neza ko ari wowe wakoze impanuka? Mubaza ibibazo byinshi. Nihuse mama Pasteur ubwo twavuganaga turi gushaka solution nk'abantu bafatanyije kugira mu muryango, kugira ngo muzi neza ko Pastor Theogene nta muryango agira, kugira ngo nibura tumenye ngo yakoreye impanuka muri Uganda. Yego, turagera gute se ahantu hari umurambo cyangwa ahantu byabereye? Duhita dufata umwanzuro mu buryo bwihuse ko mama Pasteur yaherekezwa na bamwe muri basore bakuru Pastor Theogene yafashaga baba iwe mu rugo. Dufata umwanzuro wihuse ko yahita ajya muri Uganda. Bahita bashaka imodoka mu buryo bwihuse. Deje byari bigeze mu masaa 7 z'ijoro, ngo twari twatangiye kuvugana, tugenda tuvugana, byari bigeze mu masaa 7 z'ijoro. Ashaka abantu baturanye hariya iwabo, murahazi twagiye tujya kuhamusura. Ashaka abamama babiri, niba ari abakobwa simbizi, ntaza kubicurika. Afata babiri baturanye bajyana nawe, baramuherekeza, ndetse n'abo basore bo yareraga baba iwe mu rugo. Mama Pasteur twakomeje turavugana, ariko malheureusement telefone yaje kuva ku murongo, telefone yaje kumuzimana. Urumva deja ni ibintu byaje bitunguranye, bivuze ngo ashobora kuba atari yacaginze telefone. Telefone yaje kumuzimana, ariko nihuse mu byo twavuganye yambwiye yuko mu modoka Pastor Theogene yari yitwaye. Ufite Pastor Theogene yavuye mu Rwanda ajya muri Uganda muri gahunda ntari buvugire hano, agenda yitwaye. Yari kumwe n'umukameraman we. Hari umusore w'umukameraman wakunda kumufasha gufata amashusho cyangwa no kweditinga bya biganiro cyangwa se za nyigisho mwabonaga kuri chaîne ya Pastor Theogene. Uwo nguwo niwe bari kumwe, witwa Daniel. Bari kumwe mu modoka. We nsanzwe muzi, ni umusore iteka n'iteka wakunda kuba uri kumwe na Pastor Theogene, amufasha utuntu, amweditingira, amwereka ukuntu ibintu bya internet bikora. Pastor Theogene muzi neza ko internet yari yamuhinduriye ubuzima, nayo yatumye ahindurira benshi ubuzima. Natwe internet yaduhinduriye ubuzima. Hanyuma bari kumwe n'abandi bantu babiri nanone. Abo babiri bari kumwe na Pastor Theogene, bahise bapfana nawe. Hanyuma undi umwe yahise agira ikibazo gikomeye, donc yagize ibikomere bikomeye cyane.
ajya muri koma, bahise bamujyana mu bitaro aho hafi ahantu bari bageze, bari barimo basatira umupaka w'u Rwanda.